njye ntabwo mbikwifurije, ariko wabyanga wabyemera umunsi umwe uzapfa. Inshuti yawe magari izapfa, n'aba bandi ukunda nk'imwe bazapfa. Abizera Bibiliya bakunda kuvuga ko wahirwa bapfa bapfira mu mwami. Ahari Imana iba yaraduhaye amahitamo, umunsi wawe wo gupfa uramutse ugize ntekereza ko ushobora kuyisaba kumarana umwanya na bamwe wakundaga cyane, gusaba imbabazi abo wahemukiye, gusangira amafunguro ukunda watekewe na mama wawe, kwicuza ibyaha byose cyangwa ugakora ibikunezeza kurusha ibindi. Gusa ibi mvuze bisa n'inzozi zijya ziba impamo ku bantu mbarwa, ndavuga hafi ya ntawe. Wabyanga wabyemera, wowe unyumva ndetse nanjye uri kuvuga ibi, umunsi umwe tuzapfa. Umuganga wo mu gihugu cya Australia wamaze imyaka myinshi yita ku barwayi b'indembe baba basigaje igihe gito ngo bapfe, Broniwell yatangaje ko abantu benshi cyane cyane abagabo hari ibintu bahuriraho bicuza mu minsi yabo ya nyuma, birimo kuba barahugiye mu kazi ntibaho umwanya bo bakundaga, biganjemo abagore ndetse n'abana babo. Ikinyamakuru The Guardian muri 2012 cyatangaje ko uyu muganga witaga ku barwayi bashyirwaga mu bitaro bahererwamo serivisi y'ubuvuzi ndenzaminsi cyangwa se palliative care, babaga basigaje nibura ibyumweru 12 ngo bapfe. Yagiye afata amajwi y'ibyo bavugaga bicuza mu minsi yabo ya nyuma, abyandika mu gitabo cyise The Top 5 Regrets of the Dying. Iyo mba naragize umuhate wo kubaho ubuzima bwa nyabwo kuri njye aho kubaho ubw'abandi bifuza. Icyo nicyo kintu cya mbere Brony yavuze abantu benshi bicuza mbere yo gupfa. Icya kabiri yavuze ko abagabo benshi bahuriraho mu kwicuza ko batagikoze kare mbere yo gusatira urupfu, n'ukuntu bahugiye mu gukora cyane bakaburira umwanya abagore babo, abana babo cyangwa abandi bantu bakundaga cyane. Ikindi abahumeka umwuka wa nyuma bicuza nuko batagaragaje amarangamutima yabo ya nyabo mu kwanga kwiteranya nabo babaga bagomba kubwiza ukuri kuko biyumva. Icya kane nuko hari benshi bapfa bicuza ko batahaye umwanya inshuti zabo, aho mu bushakashatsi bwa Broniwell yagaragaje ko hari abantu badaha agaciro inshuti zabo za kera bakazibuka mu minsi yabo ya nyuma bagiye gupfa. Ndetse anavuga ko muri ibyo bihe hari benshi bakumbura inshuti zabo batagifite amahirwe yo kongera kugirana nazo ibihe byiza. Icya gatanu ni iyo mba nararetse nkabaho nishimye. Aha Brony yavuze ko hari abantu babaho baziritswe n'ibyabababaje kera bakibuza umunezero kubera guhora babiha umwanya, ubwoba bukabazirikira ahantu hamwe ntibakire impinduka bigatuma babaho bababaye. Ibi batira gutekereza mu minsi ya nyuma ko hari igihe kwishima biba ari amahitamo, ariko bakaba barabyiyimye kandi byarashobokaga.